Reka mbasuhuze mwese abakurikiye MC Peter TV show. Babwire ngo ni MC wanyu, umunyamisango wanyu wa wundi uhora ubagenderera abaganiriza neza ku bijyanye n'ururimi n'umuco nuko imisango yakabaye ikorwa. Tumaze iminsi rero tuganira ku bintu bijyanye no gusaba irembo, ibintu bijyanye no gusaba no gukwa. Twibaza nimba gusezerana mu rusengero cyangwa mu mategeko ari byo ari ngombwa. Tunaganira ku bijyanye na reception. Umunsi wa none rero nje ngo tuganire ku bijyanye no gutwikurura. Ese hatwikururwa umuntu umeze gute? Ese hatwikururwa ndi? Ni MC wanyu rero. Icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe, ugakanda ku kazogera rimwe cyangwa ngo ukongera bwa kabiri kugira ngo iteka uko ari icyo nshyize hanze uzajye uhita ubibona. Ndagira ngo rero tuganire ku bintu bijyanye no gutwikurura. Abantu benshi bamaze iminsi bibaza batese ubundi na mbere yuko tujya mu gutwikurura, ese umuntu ugiye gusezerana yambara agatimba, uwambara agatimba se ameze ate, ni muntu ki? Mu muco nyarwanda agatimba gafite icyo kavuze. Agatimba gafite icyo kavuze. Agatimba mu muco kambaraga umukobwa w'isugi. Umukobwa w'isugi kwa kundi bakamutwikiriza mu maso akitwikira, hakagera rero yajya gukora ubukwe agatwikururwa n'umugabo. Umugabo akaba ari ukamukuraho, bivuga ngo umugabo niwe umweretse abantu, umugabo niwe umushyize ahabona. Ako gatimba akaba ari ugakuraho. Ariko muri iyi minsi ntabwo ariko biri. Niba bamwe mubibona, kubona isugi biragoye, ariko kandi se nta n'icyapfa kukubwira isugi, kuko umukobwa w'isugi cyangwa utari isugi wamumenya uko waryamanye nawe. Kandi kuryamana na buri wese ntabwo byemewe. Umugabo akwiye kugira uwe mugore, umugore akagira uwe mugabo, ukaba ari wowe umwimenyera wowe ubwawe ku giti cyawe. Kubera ko nta kirango kiranga isugi cyangwa utari isugi, niyo mpamvu umukobwa wese ugiye gusezerana wagize amahirwe yo kubona umugabo akaba ari busezerana mu mategeko, akaba ari bunasezerana imbere y'Imana, akwiye kwitwikira naho agakorerwa ibirori nk'abandi. Iyo hari abantu bashaka kwibaza ati runaka se ko yabyaye kuki yambara agatimba bite? Oya, ibyo ngibyo ni amadini agenda bizana azana no gukomeza ibyo bintu muri ubwo buryo, ariko siko kuri. Jyewe ku bwanjye numva umuntu wagize amahirwe yo gukora ibirori akajya mu bantu akambara agatimba, akwiye kwisanzura akitwikirana n'umugabo we, mbese agatimba akakambara, umugabo akaba ari ukamutwikurura, bigaragara ko akoze ibintu byemewe byizewe n'abantu, aribwo none hashyize ibintu habona. Kuko ubundi izindi nzira zose aba yaragiye anyuramo ntabwo ziba zemewe. Ubwo ndi kuvuga ku muntu wagize amahirwe makeya akishyingira akabana n'umugabo batarasezeranye. Iyo ageze amahirwe yo kugera rero aho gusezeranira, aba agomba nawe gukorerwa ibirori nk'abandi. Nitugera rero mu gutwikurura, nicyo cyatuzanye. N'ibindi uraza kwandika muri comment, tujye duhana ibitekerezo, tuganire ku bijyanye n'umuco w'iwacu nuko twakabaye tuwukora, nimba nuko wahoze ari kukiri twakabaye tugira ibyo tuganiraho. Kandi abantu bagenda bava mu bwiza bajya mu bundi, ibitekerezo bigenda bihindagurika. Niyo mpamvu amategeko ahinduka, niyo mpamvu amabwiriza ahinduka, niyo mpamvu ibintu byose birahinduka. Ntihakagire umuntu ukomeza ibintu, ntihakagire umuntu wumva ngo ibintu byacitse, ngo ese ngo runaka ko yakoze ibi, yabikoze nyine yabikoze. Kano kanya turibaza ngo gutwikurura, hatwikururwa umuntu umeze ute? Umuhango wo gutwikurura mu muco wa kera uko wahoze, iyo umukobwa yashyingirwaga agakora ubukwe agasezerana n'umugabo we, barasezeranaga bakajya muri reception. Cya gihe ababyeyi bavuze ngo mujye kutwereka aho mwubakiye abana, baraberekaga inzu babubakiyemo. Ubwo ni mu gihe batakoreye ibirori mu masare cyangwa ahandi hantu, cyane ko kera burya bateraga ikidari, babyitaga ikidari, bakubaka ikintu kimeze nka korutire cy'ibiti aho ngaho, bakajya mu baturanyi bakabafasha bagashaka ibirere bibisi byo ku nsina, bino biva byuma bikaba amashara, bakaza bagashyira kuri ya korutire bakoze y'ibiti. Ndavuga korutire kuko ariyo mwumva bitewe n'ibipangu mumenyereye. Barayikoraga bakagenda bashyiraho bya birere, bakubaka icyo bita ikidari. Barangiza bakajya mu baturanyi bagatira za shitingi, bazitaga shitingi, bagatira shitingi. Bamara gutira shitingi bakaza bagatwikira ha hantu bubatse icyo bitaga ikidari, bagatwikira kugira ngo imvura nigwa batanyagirwa. Ariko aho ngaho nababaga bafite n'ubushobozi, nibo babashaga kubona n'uburyo
bwo gushaka niyo shitingi, ariko ubundi bacaga n'ibirere ari byo bitaga amakoma, bagaca amakoma bakaza bakashyira hejuru bakagenda basakara akantu ku kandi, n'imvura yagwa kandi nta kintu baba bari bazi gusakara bakera. Nese ntabwo munzi zuzi ibyatsi bazisakazaga ibyatsi kandi umuntu akaryamamo ntavirwa. Niko babigenzaga rero no mu iyo tente y'ubukwe barabikoraga, bagasakaza ibyo birere, cyangwa bafite ubushobozi bagashaka za shitingi akaba arizo bashyiraho agatarama. Iyo reception rero yarangiraga nta handi bubakiwe abana babazaga hihariye, hari aho ngaho hafi bagahita bahabona. Ubwo rero bagasiga basezeranye yuko bagiye gutaha, bagasiga umukobwa bakamusigana n'umuhungu bamushyingiye, bakajya kwitegura. Bajyaga kwitegura iki? Ese bamusigaga bakora iki? Iyo umukobwa bamusigaga mu rugo baga bamusiga kugira ngo arongorwe, na wa muhungu amenye ko umukobwa yarongoye koko hari umukobwa atari ikinyabibiri, ngaba afite igitsina gabo n'igitsina gore, cyangwa ngabe ari uko yambaye ijipo ari igitsina gore cyangwa ari igitsina gabo. Baramusigaga kugira ngo ahure n'umugabo we bamushyingiye, barongorane, amenye neza yuko yarongoye umugore. Niyamenya ko yarongoye, hari ibindi byakurikiragaho mu gitondo ntashaka kuza kwinjiramo ku mukobwa barongoye, ari isugi. Hari ibihembo byahabwaga ba nyirasenge, hari ibihembo byahabwaga umuryango biturutse mu muryango w'umuhungu, bashima ko babashyingiye umukobwa utarigeze wiyandarika, umukobwa w'imfura. Ndabizi neza, hari igitondo kimwe cyabyukaga iyo umukungu yabaga yarongoye umukobwa w'isugi, kuko umukobwa w'isugi ku murongora bwa mbere yavaga amaraso, bakanduza amashuka ugasanga yahindutse amaraso. Rero byahitaga biba ngombwa ko batuma habo mu muryango ba nyirasenge, umuhungu agafata agacuma keza karimo urwagwa rwiza cyangwa inzoga nziza, mivuge mu buryo mu byumba, cyangwa n'umutobe mwiza da abaporoso mutantera amabuye, agashyiramo umuheha mwiza udafite ingorosho, udafite akantu na kamwe. Shangazi yaza mu gitondo kumenya uko abana baramutse, bajya kumuzimana bakamubanza ka gacuma. Bamubanza agacuma rero kameze neza, katamenetse ku munwa, gafite umuheha utarigeze umeneka, utariho ibibaju, yasoma byonyine no kukareba ako gacuma bamuhaye n'umuhaye bamuhaye, agahita avata umuhungu yashimye umukobwa namuhaye, yari isugi. Iyo rero babaga bashyingiye umukobwa wabikoze, wabisoje kare, ntagiye yihishira, umuhungu yagera agasanga ni nko gutera umutwe ku ijuru. Icyo gitondo iyo nyirasenge yazaga kubasura, habaga hari agacuma kamenetse ku munwa n'umuheha wamenetse, bakamuhereza. Shangazi bamuha ngo asome, akireba ibyo bamuhayemo agahita amenya ati ntaho nje, ntacyo nashyingiye. Agahita byakira gutyo. Byari umuco rero, niko wari umeze, nibyo byari n'ibirango bigaragaza uwo umwana w'umubyeyi yashyingiye uwo ari we, niba ari isugi cyangwa nimba bashyingiye umwana wari umenyereye tere, wari umenyereye ikibuga. Uyu munsi wa none rero kuko umuco ugenda waguka, umuco ugenda utera imbere, umuco ugenda uhindagurika, abahungu b'ubu ngubu iyo muganiriye akubwira ko kurongora umukobwa ngo amushyire mu rugo atararyamana nawe ngo ubwo aba ari ikigoryi. Ariko se koko nibyo? Ndabizi neza, hariho abakobwa batariyandarika, hariho abakobwa batararyamana n'abahungu mu ubwo buryo, hariho abakobwa barindiriye kuzaryamana n'abagabo babo ku gihe bazaba babasabye bakabakwiye. Abakobwa bari niba mwari myandikire muri comment, cyane nimba n'abari nabyo mu binyandikire muri comment, mubyandike kuri MC Peter TV show, mwandike mujye muri comment mumbwire nimba abo bakobwa koko babaho cyangwa ntababaho. Ariko genzi ko bakiriho, kuko no muri bira ku bantu bajya gusenga bavuga ko ngo hari igihe cyagaragayemo abandi bahanuzi, abandi bantu b'Imana 70 ngo batapfukamiye Bayali. Ubwo Eliya yendaga kwiyahura yenda kwica, bati nijye usigaye nanjye arandangiza mu kanya gatoya, maze marayika w'Umwami Imana amubwira ati oya humura, ntago ari wowe, haracyari abandi 70 nibikiye batapfukamiye Bayali. Rero si gitangaza, nubwo imico yahindutse, nubwo isi yahindutse, ariko haracyari abandi bakobwa batiyandaritse, bakira amasugi, bakira amasugi. Ubu musigaye mugeze kuri terime ivuga ngo umukobwa w'isugi ngo ukiri isugi utararongowe ngo wabo ngo baba ari abarozi. Ntago waba ari abarozi, ahubwo bamwigishije umuco nyine aguma kwifata. Tugere rero ku gutwikurura, batwikururaga rero umukobwa umeze ute. Iyo ababyeyi bamaraga kurangiza reception, bamaze kumenya ahantu basize abana bubakiye, baratahaga bakajya kwitegura.
bagasiga umwana ari kurongorwa nyine kugira ngo n'ibyo byose binamenyekane, bamenye yuko umwana bashyingiye nta kibazo, bamenye yuko umwana bashyingiye atari ikinyabibiri n'umuryango wamushyingiwemo, bamenye yuko bashyingiye umukobwa kuko bahawe umugore ubikwiye, bagahana rero igihe cyo kuzamutwikurura. Igihe rero uwo mukobwa yabaga ataratwikurura, hari igihe bafataga ukwezi, hari n'abafataga umwaka, igihe cyose cyo kwarama bakabanza bakanarindira akanabyara da. Iyo umukobwa akabyara akiba mu nzu akiri aho ngaho, iyo akiri aho ngaho. Umukobwa rero utaratwikurwa byagendaga bite? Umukobwa bashyingiye, bakoreye ibirori byose bishimye, banezerewe, bariye banyoye bagataha, ntago yabaga yemerewe gusohoka mu nzu ngo aherekeze n'umushyitsi wabasuye mu gihe ataratwikururwa. Uyu mukobwa utaratwikururwa nta kintu na kimwe yabaga yemerewe. Mbabwire ko no kujya mu gikoni gutekera umugabo ntago yari abyemerewe, nawe ubwe niyitekeraga. Nyirabukwe baramukazi be nibo bamumenyaga. Nyirabukwe yabyuka agategura igikoma, agategura ifunguro rya mu gitondo, agashyira umukazana akabatereka njye kwita ku mwana wanjye, nawe yabaga ari umwana we, akajya kumwitaho kugeza igihe umuryango we wabo w'umukobwa uzaza bakaza gukora umuhango bita gutwikurura. Uwo muhango rero ukorerwa umugore cyangwa umukobwa washyingiwe, ntabwo ukorerwa umugabo. Nta mugabo utwikururwa. Iteka umugabo ahora yiteguye gutabarira umuryango, iteka umugabo ahora yiteguye kuzinduka akajya guhahira umuryango. Hari aho tujya mu bukwe, uwo mwanya wo gutwikurura ngo basigaye barabigize digital, ni ibintu nyine nibigezweho. Ajya gutwikurura ugasanga mugiye nko mu cyumba gutwikurura, ugasanga bashyizeho umukobwa bafashe agatimba baramutwikira, n'umuhungu bamushyiranamo n'umuhungu bagahita bamutwikira. Reka muramenya ni amahano. Nta mugabo utwikirwa, nta mugabo warama. Iteka umugabo ahora ari maso, abereye hafi gutabarira umuryango. Umugabo rero ntatwikirwa, batwikira umugore. Umugore rero igihe yabaga ataratwikururwa byitwaga katwikiriye, akaba ari mu rugo, ari mu nzu, n'imirimo y'amasuku yo mu rugo yayikoraga azindutse mu gitondo cya kare mu rukerera, nta wundi muntu n'umwe uramubona. Uyu mukobwa wamaze gushyingirwa witeguye gutwikururwa utaratwikururwa, yarazindukaga saa 8 z'ijoro, saa 9 agakubura imbuga, abantu bahatambuka bakavuga urugo rurimo umugore cyangwa rurimo umwari, ariko nta wamubonaga, nta muntu wamurebeshaga amaso. Iteka yahoraga ameze nk'uwihishe. Mwese abanyarwanda murabizi, ndetse n'abandi badukurikiye bazi umuco wo mu Rwanda, wasanga n'iwanyu bihaba. Mwagiye mwumva amateka y'umukobwa wo mu Gisabo. Umukobwa yabaga mu Gisabo kugeza ubwo nta muntu n'umwe yiyerekaga, nta muntu n'umwe wabashaka kumubona. Igihe bamuboneye ishyano ryaraguye. Rero umukobwa utaratwikururwa ntaba yemerewe kujya hanze, ntaba yemerewe gusohoka, aba yemerewe kubaho ngaho atunzwe na nyirabukwe n'abaramukazi be. Iyo rero umuryango witeguye bakaza gukora umuhango wo gutwikurura, iyo baje gutwikurura byabaga ari ibirori bikomeye, byabaga ari ibirori baje kwerekamo umuryango w'umuhungu yuko bashimishijwe nuko yabafatiye umwana, kuko iteka iyo bazaga basangaga wa mwana yarahindutse. Nawe ibaza umuntu urya aba mu nzu akanywa aba mu nzu atari ku nkeke, cyanze bikunze wari igikaro asanga yarabaye inzobe inzobe ugasanga none haraka acaniye umugabo kurusha izuba rya saa 8, mbese wasangaga ameze neza. Bakaza rero bagafata agatimba cyangwa n'ibindi bakoreshaga mu gutwikurura, bakamushyiraho, bakamutwikurura, bakamuha amata, abateganyijwe amata, bagategura n'abana kugira ngo babifurize kubyara abahungu n'abakobwa, babifurize guhorana amata ku ruhimbi, babifurize guhorana ibyo guha abantu, kuko banazaga bikoreye inkokora zireba imbere. Bazaga bikoreye bafite icyo guha abantu, bafite icyo kuramiza abana, bafite no kubabwira ngo mwana wacu nubwo tugutwikuruye turagutwikuriye ngo usohoke ujye hanze, abashyitsi ubaherekeze, abakugana ubakire, ariko tukurinze kujya kuri botike gutangira kugura ikiro cy'umunyu, tukurinze gutangira kujya kugura umuceri n'amavuta, tukurinze kujya kugura amakara. Mbese mu bintu bamuzaniraga habaga harimo n'ibyo guteka, harimo n'inkwi z'ibiteka. None hakisanzura, ba nyirabukwe bamwitagaho nawe akongera akabahindukira akabitaho mu muryango, ibirori bikaba. Iyo ubukwe bwabaga umwana yashyingiwe batwikuruye, byabaga ari ibirori mu muryango, ureka ubu bisigaye wagira ngo ni amahano. Ngaho nimumbwira
ese mwebwe umuco wo gutwikurura muwufata mute? Mu byiciro byose by'ubukwe bijya biba by'ibirori biba, umuco wo gutwikurura ni special, ni umuco wihariye kuko niwo muco uha umwana w'umukobwa kwisanzura mu muryango. Umukobwa utaratwikurwa ntiyajya gusura iwabo, umukobwa utaratwikurwa ntiyaherekeza umuntu, umukobwa utaratwikurwa nta kintu na kimwe abasha gukora. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo muzajye mwita ku muco, mwite ku cy'umuco basaba, mukora inshingano z'iby'umuco basaba, kandi ibintu byose mubikora uko bikwiye gukorwa. Aka kanya twarimo tuganira ku bijyanye no gutwikurura, mwite ku muco wo gutwikurura. Wa mukobwa we niba warashyingiwe bakaba batarakora umuhango wo kugutwikurura, nibihute nibaze bagutwikurura, baguha uburenganzira, ujye mu muryango, usura inshuti, usura abaturanyi, usura abantu banamenye ko washyingiwe, ujye no kubereka abana. Ntabwo wajya kubereka abana bataragutwikuriye mu muryango wanyu. Reka niyo wajyaho nta mahano n'ibya bindi biba ari amahano, uramenye utazakora amahano uzi ubwenge, uramenye utazakora amahano uri mukuru. Ni kuri MC Peter TV show, ibiganiro by'umunsi ku wundi, ururimi n'umuco tubyubahirize kandi twite ku muco w'iwacu. Mwite ku muco w'iwacu.